nyine batubone kuko twari tumaze kutugira abasitari nta na kimwe twakuburanye kuko twe watwiseho kohereza mu mafaranga y'ishuri. Mbona ibaruwa ivuga ngo ibi byose yatumye ibi byose bigera kuri uru rwego. Ni ibaruwa nandikiwe ndaje mbasomere ibaruwa nandikiwe mbibutse ko iyi cano y'aba Vestine na Dorcas nari nirabemereye kuyibaha. Nimba unababaza ubwabo barabikubwira ko nabemereye kuyibaha kugira ngo nimba ari biteza ibibazo bishire kuko numva nta mpamvu y'ibibazo. Ndetse bambwiraga ko nindamuka nyibahaye rwose binari clean bigaragara ngo gukorera za miliyoni buriya ngo nta kibazo tuzasayininga contract ifite kuri legalized ubundi tubagakora imiziki batuje. Ndavuga nti nimba nari ikibazo muyitware. Noneho umugeneri muri process mvuga nti anytime nibaza bazambwe bakambwira ngo bashaka cano baze bayijyane nari ntacyo nyikoresha. Mbona ibaruwa ivuga ngo yanditswe na Rwanda Bar Association na Maitre yitwa ngo Kanyabitaro Benwa. Nimero ye ntayo mvugayo. Uva muri MK Association MK nta nubwo mvuga nahava ngiye mbamamaze mutananyishyuye ikarekereke ngo bandikiye ngewe Irene Murinda Habi umunyamakuru wa Isibo TV akaba n'umuyobozi wa ndebere kuntu aba bantu Kanyabitaro Benwa atari na seriye ngo umunyamakuru wa MAE na kumuyobozi wa MAE ntabwo rebrange yitwa MAE wa mwavoka we uri kumva amazina nakubwiza ukuri. Lebo yanjye yitwa MIE ntabwo ari MEI. You should consult bizajya bibafasha no kuburana neza mwabanje gukora research. Ngo gusabwa bwa nyuma kurekura YouTube channel ya Vestine na Dorcas. Iyo niyo mpamvu yazinduye mwavoka aranyandikira ariko ko byo birumvikana n'imbesha nibabaje yagombaga kuyandikira kubera ko ngo yabisabwe yahawe akazi. Tavugane ni fresh nubwo nkakosoye atari MEA ni MIE. Mwizina rya Uzamukunda Elizabeth umubyeyi wa Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas abahanzi baririmba indirimbo z'Imana. Nkwandikiye ngusaba bwa nyuma gusubiza YouTube channel wahinduriye umubare w'ibanga ubwo wari ukimara guhura n'aba bana ubasezeranya kuzabafasha aho kubafasha ukaba bakoresha ibikorwa biguha inyungu ku giti cyawe nyamara wirengagije ko aba ari abana utakagombye kubakoresha udafite uburenganzira bw'ababyeyi babo. Reka mpere kuri aka kagingo ka mbere. Kunyandikira nsaba gusubiza YouTube channel. Iki cyo nakyemereye kukibaha ntagombaga no kunyandikira ubinsaba. Nimba uravuganye na nyina cyangwa uravuganye n'aba bana bakubwiye ko nayibemereye kuyibaha anytime bazaza nkayibaha nkuko n'ubundi baje ifite igihumbi nkaba ngiye kuyibaha ifite mu 90 kuri ngewe it's okay. Ninjye ubikora nakora n'ibindi. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo nabemereye kubafasha ngo nkaba ntacyo nabafashije. Man, are you sure? ngo ukaba nabasezeranyije kubafasha ngo ubu ntacyo nabafashije ngo uretse kubakorera indirimbo nta kindi nayo kubafasha n'ubundi mbere nabemereye kubakorera indirimbo ngo akaba nta nyungu zibagirira ngo ahubwo ari nge zigirira inyungu. Sinzi nimba uyu umubyeyi aza kukubwira ikirego kukubwira impamvu ushaka ino YouTube n'ibiki yarakubwiye ko nta kindi koko bibamarira. Turabigarukaho. Ngo ni mu nyungu zanjye sha. Banyuze kuri mama kugira ngo nyine batubone kuko twari tumaze kutugira abasitari nta na kimwe twakuburanye kuko twe watwiseho kohereza mu mafaranga y'ishuri nta na kimwe twagikora ukaduha ibikoresho tugiye ku ishuri tukaduha amafaranga
ukatugurira n'inkweto, turagushimira cyane. Niyo byose bije ngo dutandukane, ni abantu banyuze mu matwi baca muri mama, ariko twe tugiye kuva mu bintu byo kuririmba turabihagarika nimba ari byo bifuje.